umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa. Hanyuma umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Witwa Emmanuel Macron, ubwo ni perezida w'Ubufaransa, uyu baramuzi cyane, aho yakubiswe n'umugore we bita Brigitte. Aka video nta muntu utagafite, kuko iyo witegereje neza kuri telefone, ku ma WhatsApp, ku ma TikTok, ahantu hose aka naka video kakomeje kugenda kazenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nkuko nubundi nabikubwiye, ndagira ngo nkubwire ko uyu perezida Emmanuel Macron ntabwo ari ubwa mbere akubiswe. Kizo ipaya. Yes, reka ntangire mbasuhuza mbifurize kugira ibihe byiza umuherere hose mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda by'umwihariko, ariko mukamuri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, ariko kandi mukamwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka ntangire nsuhuza rero babantu banjye nubundi tubana umunsi ku wundi, ubwo ndavuga bamwe bamaze gukanda kuri subscribe. Ubwo nawe niba utarayikandaho ukaba uri kureba iki kiganiro, urareba munsi no video, hanyuma ukande aho handitse jambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo, nkuko mumaze kubimenyera, iyi ni Kizo Empire. Nubundi kandi ni ya makuru agiye atandukanye nkomeza kugenda nkuzanira aba yagiye azenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo mba nirengageje ko ushobora kuba wayabonye, kimwe nuko nanone ushobora kuba wayabonye ariko ntusobanukirwe. Ibyo ngibyo rero nibyo nkomeza kugenda ngusobanuriraho, cyangwa se nkaba nabiva imuzingo, niko bavuga mu kinyarwanda, nkaba nabiva imuzingo kugira ngo umuntu abe yabasha kuba yagira ute yasobanukirwa. Hano kuri Kizo Empire abantu banjye bamaze kubimenyera, abantu basaga hafi ibihumbi 4 buriya mu muryango nkunda cyane, kubera ko mukomeza kugenda munyereka ko mukunda ibyo nkora. Niyo mpamvu nanjye rero nshyiramo agatege nkavuga nti reka nkomeze nubundi mbahate icyo bita amakuru kugira ngo mujye muba update. Ibi ngibi rero mu kubikora mbikora ntitangiriye itama, kubera ko biri mu bintu nkunda. Niyo mpamvu rero buriya iyo ukora ikintu ukunda ugikora witanga nawe. Niyo mpamvu rero mu gushaka amakuru nanjye rwose banafasha hasi ejo, nkuko mumaze kubimenyera mu biganiro byinshi nkomeza kugenda nkuzanira. Niyo mpamvu rero mba ngomba kugira gutya, ahasigaye nanjye nkavuga nti cheers, hanyuma tukanywamo kugira ngo ibintu bibe byagenda neza cyane. Hanyuma rero bakunzi banjye munyemerere nubundi mbagezeho ino nkuru yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo nta kindi bigusaba, wowe icara utuze, hanyuma untize amatwi, hanyuma nkubwire nti buretse gato ngira utuntu twanjye nikorera. Ni inkuru yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga y'umuperezida umwe bita Emmanuel Macron. Uyu ni perezida w'Ubufaransa, aho abantu bari gukomeza kugenda bavuga ati uyu nta mugabo murimo, cyangwa se ngira ngo mu minsi ishize Ama-G yigeze gukora ikiganiro kuri Chita Magic, baramubaza bati se umugabo ukubita umugore uwo ngo wamwita iki? Arangije avuga ati umugabo ukubita umugore namwita imbwa, kuko nta mugabo ukubita umugore. Umugabo ukubita umugore ubundi aba ari imbwa. Chita arongera amubaza ati se umugore ukubita umugabo we umwita iki? Ama-G yaramusubije ati umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Mu gihe abantu bari biteze ko wenda ari buvuga ati umugore ukubita umugabo aba ari imbwakazi, ahubwo Ama-G the Black we yaravuze ati umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Ubwo sinzi ahantu wenda turi buze kubihuriza n'aka ka video nabonye katangiye kugenda kazenguruka, kakomeje kugenda kazenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho uwitwa Emmanuel Macron, ubwo ni perezida w'Ubufaransa, uyu baramuzi cyane, aho yakubiswe n'umugore we bita Brigitte. Aka video nta muntu utagafite, kuko iyo witegereje neza kuri telefone, ku ma WhatsApp, ku ma TikTok, ahantu hose aka naka video kakomeje kugenda kazenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nkuko nubundi nabikubwiye, ndagira ngo nkubwire ko uyu perezida Emmanuel Macron ntabwo ari ubwa mbere akubiswe, kubera ko nkuko tubizi ubwo hari muri Kamena, ubwo muri Kamena ni ryarira Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, nubundi ni mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu kwa 2021 nubundi uyu perezida ubwo yarari ahitwa
muri Tayini Hermitage, ubwo ni mu majyepfo ya Afurika, mu majyepfo y'Ubufaransa, niba atari mu burasirazuba bw'Ubufaransa hafi aho. Nabwo ubwo yari yagiye guhura n'abaturage, uyu perezida Macron n'ubundi umuturage yari yagize gutya arihanikira, arangije agira gute amukubita urushyi. Urumva rero aho bwari ubwa mbere. Ubundi bavuga ko ngo perezida kugira ngo ajye gutorwa abe perezida w'Ubufaransa, ubundi yaramaze kuba yakubitwa n'abaturage inshuro zigera kuri 5. Kandi uyu perezida Emmanuel Macron, uyu mugore we bita Brigitte, umugore umurusha imyaka 24, kubera ko uyu perezida Emmanuel Macron afite imyaka 47, mu gihe umugore we Brigitte afite imyaka 72. Urumva ko akaba yaranabaye umwarimu we, yaramwigesheje. Urumva ko rero hari igihe uyu Brigitte abazi ko akiri kumwe n'umunyeshuri we, hanyuma akagira gute akamunyuzaho akanyafu. Niyo mpamvu rero Emmanuel Macron buriya kuba yakubitwa rwose ni ibintu bisanzwe kuri we, nta kidasanzwe, nubwo wenda byakomeje kugenda biba inkuru, ariko si ubwa mbere. Ngira ngo urwo rushyi umuturage yamukubise, urwo rushyi nta muntu utararubonye. Hanyuma uyu rero Emmanuel Macron ubwo yari ari kumwe n'umugore we Brigitte ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2025, ubwo ni muri iki cyumweru n'ubundi turimo. Umugore we yagize gutya bari mu ndege bagira ngo bitegure basohoke. Nibwo ubwo President Emmanuel Macron we yari ari ku muryango w'indege ku buryo itangazamakuru ryamurebaga. Hanyuma tugiye tubona amaboko y'umugore wambaye ikote ry'umutuku, ababanguye amaboko yo, arangije amukubita urushyi mu matama. Emmanuel Macron mu guhindukira yarahindukiye gutya asanga kamera zirimo ziramureba, arangije isoni n'ikimwaro biramufata, agira gutya arabapepera arabasuhuza, ariko kubera isoni yari yagize. Ariko we nkuko nabikubwiye ntago ari ubwa mbere akubitwa, ibi ngibi ni ibintu yamenyereye cyane. Hanyuma rero ariko kubera ko bari babanje guterana amagambo, byabaye ngombwa ko Emmanuel Macron atamusubiza, ahubwo bagira isoni, barangeje baramanuka, we agenda pepera itangazamakuru. Ubwo we nta nubwo yarazi ko wenda babibonye bageze gute, ntabwo yarazi ko kamera yabifashe. Ahangaha bakaba bari aho bita i Vietnam cyangwa se i Hanoi, ubwo ni muri Vietnam ngira ngo, yego niba nibuka neza niho bari akaba yaragiye guhura rero n'itangazamakuru. Ngaye nguko ibya Emmanuel Macron n'umugore we Brigitte umurusha imyaka 24 yose, akaba yaranabaye mwarimu we, abageze gutya arongera amukubita urushyi mu matama. Ariko Emmanuel Macron we akaba yagarutse ku itangazamakuru avuga ko ibintu byabaye bitari bikwiye kuba byavugisha abantu, kubera ko ni ibintu bisanzwe kandi nta nubwo ngo bigeze barwana, ahubwo ngo namakimbirane bari bafitanye. Hanyuma kubyihanganira biranga, biza kuza kuba ngombwa ko agira gute bashyamirana. Ariko ukibaza ni kubera iki byaje mu itangazamakuru, buri abapaparazi nabo ntibaba baryamye. Niyo mpamvu rero natwe ayo mashusho yatugezeho. Ubwo niba wenda utigeze uyabona, uri umunyamahirwe ko uri kureba iki kiganiro, wenda amashusho ndaza kuyagushyiriraho urebe neza ako ka video Emmanuel Macron bari kumukubita urushyi. Ahangaha rero tugahita tubihuriza na bya bindi bita ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ngira ngo mu minsi ishize twabonye witwa Bishop Gafaranga bivugwa ko ngo yahohoteye umugore we, dore ko n'umugore we yagaragaje ibikomere, ngo afite igisebe mu ijosi, ndetse akaza kuza kuba yagira gute yajya kumurega. Hanyuma mu kumurega baje kureba neza basanga uyu mugore ngo yakubiswe kera. Ariko nanone wareba na Bishop Gafaranga nawe ukabona afite ibikomere mu ijosi, ukibaza ko bashobora kuba bararwanye bombi, kubera iki hohoterwa rishobora kuza kuba ryakorerwa. Ariko nkuko tubizi nta mugabo urega upfa kurega ngo umugore yankubise, ibyo ngibyo rwose aho ngaho uba ugiye gutakaza isura y'ubugabo. Niyo mpamvu rero uba ukwiye gutuza. Ariko ubundi icyo tubonye cyo nuko abagore nabo bakubita abagabo, ahubwo ikiba kibura nuko abagabo bashobora kuza kuba nabo bajya kurega, nuko abagabo bashobora kuba bajya kurega abagore babo ko babakubise. Ariko ni gake cyane, biba bikubiye gake cyane. Ubwo rero
ngahe nguko ariko ibyo ntago byabaye mu Bufaransa gusa kuko no mu Rwanda birahari nuko wenda abagabo batarashobora kuba babohoka wenda nabo ngo babe baregera cyangwa se bagaragaza ikibazo cyabo ariko ihohoterwa rishingiye ku kuba umwe yakubita undi rwose n'abagore barahari bakubita abagabo ibyo ngibyo ni ibintu tumaze kumenyera cyane ahubwo ikintu ngiye nakibwira abagabo ku kimwebwe mutabohoka ngo namwe mujye kurega abagore banyu babakubita mushobora kugomeza kwihagararaho mukigira gute ariko uyu perezida w'Ubufaransa yarakwiye kubabera isomo namwe mukabona ko ari ibintu bibaho kuba umugore yagukubita ni ibintu bisanzwe ahubwo nyuma yo kugukubita ubyitwayemo gute se urajya kumurega cyangwa se uricara wige ku mugani umugore akuyoboza inkoni y'icyuma ariko ibi bintu nyine biranababaje ubundi ariko iyo ugiye kureba ubona n'ubundi nk'aba ngaba babiri n'ubundi bari basanzwe bafitanye ikibazo wenda bakaba bavuye mu rugo bashyamirana hanyuma bo kwihangana bikanga bakaza kuza kuba bajya impaka mu buryo bugiye butandukanye kwihangana bikaza kunanira nk'uko tubizi buriya umugore kujya azajya kubangura urushyi akubita umugabo buriya ntabwo biba bibaye rimwe ahubwo aba yaranamusuzuguye kuva kera ni ikintu kizwiho rero ubwo reka nsuhuze abagore bakubita abagabo ndetse kandi nsuhuze n'abagabo bakubitwa n'abagore nabibabwiye ngo amaji yabise amazina yaravuze ati umugabo ukubita umugore uwo nguwo aba ari imbwa ariko umugore ukubita umugabo uwo nguwo ngo ni imbwa ngo iba yakubiswe ubwo sinzi ahantu biri buze guhurira ubwo ababihuza namwe ni mu bihuze so ubwo rero inkuru nari mbazaniye ni iyi ngiyi ubwo ni munyemerere n'ubundi tugane ku musozo ariko n'ubundi ibiganiro byacu nakagaruka ubwo reka mbabwire ntimukande subscribe hanyuma tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye hanyuma abayikanzeho cyangwa se abiyandikishije ubwo ndavuga bamwe bakanze subscribe babona notification nabo reka mbabwire nti muri umuryango wa Kizo Empire ndabashimiye cyane rero ubwo reka mbararikire gukurikira ikindi kiganiro n'ubundi ngiye gutegura noneho kirimo ubwino aho turi bivuye mu Bufaransa tukagaruka hano mu Rwanda kuri ya mihanda yacu aho nkomeza kugenda nkuzanira inkuru zigiye zitandukanye ariko noneho iyi nkuru yo nakasa mutwe abantu bari buze kuza kuba bayibona ubwo baraza kwandika muri commentaire batubwire uko babibonye ikiganiro kiri bukurikira iki ngiki kirabari za nkuru zo mu mihanda kuko ubu nibyo ngiyemo noneho kugira ngo ntegure cyangwa se nshakisha amakuru noneho ya nyayo mbazanire aya makuru nabashije kuza kuba nagira ute nabonaho amakuru makeya ngiye gushaka uburyo kinyongera hanyuma ndayabazanira hano kuri Kizo Empire namwe mubasha kwenjoyinga narababwiye hano kuri Kizo Empire niho honye n'ubundi ukura amakuru ageze gute amakuru afite ubwinyonyoko cyangwa se ubusobanuro reka mbashimire cyane rero umuryango wanjye mu muryango wa Kizo Empire muri inshuti z'akadasohoka reka tubane mu bindi biganiro bikurikira nimba mwarakanze subscribe ubwo utarayikandaho nawe sinzi icyo ategereje ariko ubwo igihe nikigera bizisobanura nge mwari muri kumwe kuri kamera ni Kizo hanyuma iyi ni Kizo Empire ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka ciao ciao reka tubane mu bindi biganiro bikurikira